nanjye nyivuka sinigeze menya mama wambyaye, namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa, namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa, nkumvana abandi bana bahamagara ngo mbamariye, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara, nanjye mbaza papa nti mama wabyaye abahe, papa arasubiza ati nyoko wakubyaye yaradutaye, yakunanye kera kera cyane ukiri muto, ngo ntashoboye urugo rw'abatini, yego we, ngo ntashoboye urugo rw'abatini, yego we. Ndashimira papa kuko yanyitayeho nkiri mutoya, niwe wandeze akananoza imico myiza mu bandi bana, niwe wandeze akananoza imico myiza mu bandi bana, igihe namurushaga nkiri muto yarabyihanganiye, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza. Imana izafashe mama azibuke ko yasize umwana ukiri muto, azapfe no kuzakureba uko nsigaye ngana, yego we, azapfe no kuzakureba uko nsigaye ndirimba, yego we, byonyine dukubitanye amaso na mama wambyaye ntanezerwa cyane we, ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wambyaye, yego we, ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wambyaye, yego we,
mbikubwire mwiza nzahora nkuririmba bambehe nzahora nkurata mwiza nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire mwiza gukunda bambehe ntacyo mfite ngutura mwiza ntacyo mfite ngutura kira umutima wanjye ntakiruta urukundo mwiza nzahora nkuririmba bambehe nzahora nkurata mwiza nongere mbikubwire mwiza hino shenge bambehe nkongorere gatoya mwiza igira hino shenge nkongorere gato ubwira uko namukunze mwiza nzahora nkuririmba bambehe nzahora nkurata mwiza nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire mwiza shenge bambehe twigire ku murindi mwiza umurindi w'intwari bambehe ushyira abagukunda mwiza maze utete bitinde shenge shenge ngwino siyamare ngwino ruti bigwari mwiza nzahora nkuririmba bambehe nzahora nkurata mwiza nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire mwiza nongere mbikubwire mwiza nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire mwiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira Royal TV buri wa kabiri na buri wa gatandatu tuba turi kumwe muri amasaha nta bindi byiza bibategereje uretse impano nk'izo te muzika nziza ibanogeye muzika iri live buri cyumweru cyo gifite umwihariko wacyo uyu munsi ndi kumwe na bande nkuko mwamaze kubibona kuri screen zanyu byanditseho muri iminsi kugira ngo dushobore kwamenyesha ni bande turi kumwe buri mugoroba cyangwa se buri wa kabiri na buri wa gatandatu
uyu munsi rero ndi kumwe na Melomane Band. Melomane Band ni band nk'uko murimo kubyumva nyine, ariko ikora muzika kuri classic, ni mu mujyi wa Kigali hano i Remera. Aha rero nta kindi iyi band ikora, ni muzika, ni gususurutsa abantu mu buryo ubumwe cyangwa se ubundi. Kuri umugoroba bakaba bavuze bati ni byiza ko natwe tuza gususurutsa abakurikira Royal TV. Birumvikana rero nyuma yaho bakora muzika Kicukiro, bakavuga ati ni byiza ko natwe tugera ku banyarwanda benshi bakurikira iyi televiziyo, haba hano mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Gendi Claude Ngoboka, umuterankunga ni MTN. Mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi, turaza kubaha byinshi twabateguriye muri uyu mugoroba. Birumvikana muzika gasige karahari, indirimbo ni nyinshi mushobora kusaba namwe izo mwumva zishobora kuza kubakumbuza ibyo bihe, cyangwa se izo mwumva mushobora kubanogera amatwi. Ntacyo twabima tugifite, barahari, kandi nizera ko indirimbo mwabasaba nka 80% bashobora kuzicuranga. Niyo mpamvu rero batumiye kuri uyu mugoroba kugira ngo bashobore kubana namwe, kuko akenshi tubaha ibyo mwifuza. Reka mubwiye ko namwe mushobora kohereza ibitekerezo byanyu, cyangwa se mukaba munashobora kutwandikira ubutumwa bugufi binyuze kuri nimero murimo kureba kuri screen, nimero twohereza ubutumwa kuri WhatsApp, ariko nanone mukabasha kuza kohereza ibitekerezo byanyu muhamagara kuri nimero turi buze kubaha muri kiganiro. Natinze rero, reka mbahe umwanya bivuge. Barahari, buri wese ashobora kwibwira umukurikiye cyangwa se abakurikiye. Ndahera hirya, mpere kuri bass cyangwa se mpere ku baririmbyi? Duhere he? Ariko wowe wahera kunyegereye. Baragutanze tu, wihangane. Abantu badukurikiye barifuza kumenya umuntu uri kuri piano ninde? Yego. Nawe twa Claude. Okay, mukaya nanjye ndaza aho ngaho uze hano. Yes. Yitwa Claude, nkaba ndi pianiste. Ucuranga piano. Ncuranga piano. Muri Melomane Band. Yego. Tujye inyuma gatoya kuri Rasta. Mike. Bari bagukumbuye. Reka banze bakuzomenye kwanza ati twagarutse. Njyewe nyine ni Ras Mike. Yego. Nkina guitar solo muri Melomane Band. Ukina guitar solo. Bamfashe kubanga bw'imana bari kuri kamera banzanire Ras Kimeza nawe bamubona umuntu uri kuduha ingoma neza cyane. Rastafari. Yego. 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 Reka tujye kuri bass. Hano umuntu wantunguye wana. Yayifashe nyango ni imikino ariko mbirangiye wese iriya. Kanguru. Ni surprise y'umunsi kabisa. Nitwa Kanguru Yusuf. Nkaba ncurangira muri classic, muri groupe Melomane Band. Nkaba ndirimba ariko muri aka kanya ndi ku cyuma cya bass. Icyo cyuma se gifite kuva ryari? Ugifata kuva ryari? Iyo bibaye ngombwa. Iyo bibaye ngombwa. Wow, reka umuntu kwegereye. Murakoze. Bangita Chantal, nanjye nkaba ndi umuririmbyikazi muri Melomane Band, ikora kuri classic. Yes. Nanjye banyita Gaga, nkaba ndi umuririmbyi muri Melomane Band. Yes, aba bose rero mwabyumvise nabagize Melomane Band. Melomane Band ngira ngo bavuze ngo ni classic, niho bakora. Classic rero he? Classic hotelhereye kuri Sonatube, kuri station ya Shell, munsi ya station ya Shell. Niho mukora muzika yanyu, niho mususurutsa abantu. Kuva ku wa gatatu kugeza ku wa gatandatu. So birumvikana rero uyu munsi navuze ati reka aba bantu nkuko baba bari hariya, ariko ni byiza ko n'abanyarwanda bamenya ese mu by'ukuri bahagaze gute muri muzika yabo. Nabwiye ko ibyinshi muri buze kubasaba cyangwa se muzika muri buze kubasaba, nabwiye ko 80% bashobora kuzibaha. Ntago nibeshye pe, kuko ndabiziye. Mumfashe tujye muri mode abantu bo ndabizi ubundi bategereje kumva mu by'ukuri iyi band ihagaze gute muri muzika. Ubundi nimwe mugiye kuyobora. Ebyiri. Sawa.
ngira ngo moze ikibondo, ngira ngo moze uwo mwana ihora wihorereyo, ngira ngo ncure intimba ndababwira yo nabonye, ayo ndagowe yo. Uyo mwana yari rukundo, yari mwiza nk'irirenga, ninde yo mumenya, ko namubuze namwanze, ko ari we gusa nakunze, sinzomwibagira namba. Sinarinzi yo yo yo, ko yorize yo yo yo, nzomuhoza kumutima tarara tatarara tatarara tatarara, amosozi y'urukundo niyo mfise niregutsa, sinje nabishatse yo. Uwantwaye y'ubusore, uwankunze mu busasa yo, yanyihakanye, nzora ndamuririmba, nzomuyaga mu bandi, tuzobaho gutyo, zihanganira amagorwa, nzomubana ico yankunze, niryo sezerano yegome, sinzomwibagira, sinarinzi yo yo yo, ko yorize, ko nanje norize yo yo yo, nzomuhoza, reka nzomwihoreze kumutima. Itariki zine mu kwezi nzohora nja kumucamo, aho twahuriyeyo, nzoba njanye agahinda, nerekeje uwo munsi yo twakundaniyeko, nzosiga nteye ikigabiro kubisigarira byacu, kizoba icibutso, dutera iteka urukundo ku gasozi k'ibyiza, sinzohibagira namba, sinzomwibagira, sinarinzi yo yo yo, ko yorize, ko nanje norize yo yo yo, nzomuhoza kumutima tarara, tekereza amosozi mu maso yanje, mu nyonga zanje, bitekereze namwibutse mu maso yanje, amosozi you tarara, tekereza amarira mu maso yanje, mu nyonga zanje, bitekereze namwibutse mu maso yanje, amosozi yo yo yo, tarara, tekereza amarira mu maso yanje, mu nyonga zanje, bitekereze namwibutse mu
amaso yanje amosozi 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 you Loli we wahi tutula, Loli we wahi tutula, Loli we wahi tutula, nawasinza. Loli we wahi tutula, Loli we wahi tutula, Loli we wahi tutula, nawasinza. Zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, nawasinza. Sule zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, nawasinza. Sini kutahi wele zotwa owa wavunai oguyaguna tandaza Zulu ekosili kutahi wele zotwa owa wavunai oguyaguna tandaza Sule zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, nawasinza. Sule zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, sule zonyebe zitaretu, nawasinza. Zulu ekosini kutahi wele zotwa owa wavunai oguyaguna tandaza Zulu ekosini kutali wele zotwa owa wavunai oguyaguna tandaza
namwe aho muherereye buri wese ukurikiye Royal TV majyaruguru, majyepfo, burasirazuba, burengerazuba, mu mujyi wa Kigali, yumve yuko arimo gukurikira televiziyo isobanutse kandi yumve ko arimo gukurikirana bande isobanutse ni Meloman. Reka mu butumwa rero abenshi batangiye kwinjira muri gahunda y'izasabwe neza aka kanya bo bahise bambuka. Reka tujye mu butumwa bugufi abantu batangiye kohereza ati mwiriwe neza, twishimiye abo baririmbyi, tukabasaba ko baturirimbira indirimbo yitwa Nyirabasare. Murakoze cyane. Uyu ni witwa Baguma. Ati mwiriwe, ati Gaga ndamukunda cyane, ati iyo nza kuba narabyaye mba namuhaye umukobwa wanjye kabisa, mubwira aririmba indirimbo yitwa ngo Sinahunze Amahoro ya Kare. Iyi ndirimbo okay, umuntu ufite telefone nezimye kugira ngo bitaza kubibisusa. Ati mwiriwe neza, ati nukuri udukora ku mutima suhuriza. Harimo witwa Rambo izina ryo mu bwana ryawe ubu ni cyane na Sylvester Stallone. Ati nsuriza Rambo, ati Kimeza Michel, utikomereza aho ni Marcel Madame Edith Kimihurura. Murakoze cyane mwe muri kudukurikira. Madame Rasta. Yes, muraho neza, ati muraho neza, ati noneho iyo bande mwatuzane ni hatari, ariko Gaga nakomeze aduhogoreza. Arahari nuvuga ngo ari hano kugira ngo ushobore kumva amajwi meza cyane. Ati ego ntago ubutumwa buri mukuzo. Ati nitwa Ganza i Rwamagana, ati wakoze kutuzanira Meloman Band, nababwira ngo courage barashoboye cyane. Ubwo ni ubutumwa bw'abantu benshi. Ati mwiriwe, nitwa Ntwari, ati abo bantu barabizi pe. Ati so mumbwirire uwo musore wambaye furara turi imbere indirimbo sinzi ne indirimbo sinzi neza. Iyi nta hariho muzira indirimbo ni indirimbo ngo sinzi neza, umenya yitwa I got you. I got you. Ati ayiririmba neza n'ikijwi cye kinini please. Ati yes, ati mwiriwe, ati uyu mutipe aranyemeje hamwe n'ucuranga solo 1. Ati mwaduhaye akarimba ka Christophe Matata Masakunde. Ngaye ngoko rero birakomeye. Unuvuga ngo izo mwe mwateguye turanza tuzirangize, ariko byumvikana nyine burya ijambo ry'abantu badukurikiye nabyo iyo mwumva iri ku rutonde cyane cyane muzo mwateguye biraba bimeze neza. Ati ngoboka ati mbariza hari umuntu hari ikibazo hano kireba barasta, ati mumbariza atabarasta no kurimba bihurira Mike munsubirize cyangwa se kimeze. Ubundi abarasta ni abantu batanga ubutumwa cyane cyane bwaja. So nko muri reggae rero tubutanga muri reggae nk'abarasta cyane cyane. Naho ngaho abarasta bahurira no kuririmba. Yego. Ati hello Royal Live, ati nitwa Dodos, mwampaye indirimbo yitwa uwo mwana niwe mahoro kandi abo bantu barabikora pe. Ubwo nibwo butumwa abantu ni ikibazo umuntu yarabajije, ariko nanone niyo umuntu abajije ni ngombwa ko asubizwa. Ati mwiriwe ni Jonise ndabemera, ati badukinire Eugenie. Ngaye nguko sinzi muduhe uko mubyumva. Hari umuntu wasabye uwo mwana niwe mahoro wagira ngo yarabizi ko tugiye kuyiririmba. Nabwiye ngo izo muva ziri kuri gahunda ziri kuri liste mwateguye ziri mu gaseke muzibahe, hanyuma ubwo izindi muzajya mwumva inyuma yazo muzajya muzibaha neza. Yes, no kohereza ubutumwa mukaba mwasangira ibitekerezo natwe, ndetse hari ibyo mwifuza gusangira na groupe Meloman. Ni groupe Meloman ngira ngo ni ikora muzika, hari ibyo mwifuza gusangira nabo cyangwa se nk'indi mwifuza ko babagezaho kuri uyu mugoroba, barahari kandi biteguye kubashimisha. Yende Claude ngo kaburi wa 2 na 6 turi kumwe muri amasaha yababwira ngo kuri Royal TV ibyiza bihoraho. Tugende muri muzika. Ananiwe mahoro
namutereye diva nziza mu mutima ugukunda nayitatse zahabu na diyama byose ni ibyawe mukunzi nushaka n'igitangaza nzagisaba nkibone ntacyo ntazakora ngo ngushimishe buzima Imana yampaye ntukite kubivugwino by'abatazivanjire bagaye imitima yikundanira kandi ari itegeko ry'Imana nushaka n'igitangaza nge nzagisaba nkibone ntacyo ntazakora ngo ngushimishe buzima Imana yampaye sugukabya bimwe bya gitindi uwanjye arajimije ntawabyumva uko birinda kakubura nzajya mukunda njyewe umuzi umwari we nzajya mukunda njyewe umuzi umwari we nzajya mukunda njyewe umuzi umwari we nzajya mukunda njyewe umuzi ubutumwa bwanyu mugenda mwohereza ikibuvamo birumvikana ati ngoboka tsuriza iyo band uti murabizi pe tubwiragaga ngo uti yagize peace and love atibwira ati mubya ati ni Vava Bazist turabakurikiye shaka kwa n'abacuranga bass ati mwire ngoboka ati ndirazari Nyamasheke aha ni ati ndi Nyamasheke ati se ko batatubwiye niba bubatse ngo baturirimbira indirimbo yitwa umunsi batatubwiye niba bubatse ikibazo cyagufashe iki wa muntu gaga urubatse sho kuko none ariwe wicaye imbere ushaka kumwentereza kino kibazo wagisubiza ngoboka nawe sinzi icyo ushaka ntabwo mubatse ntabwo wubatse yewe ushaka gusanga ndimo kwica isoko hano gisubiza tubirangize ntabwo nubatse hano gatamuka n'igihano cy'ubukwe by the way igihe cy'ubukwe hano hatamuka n'igihano cy'ubukwe nyine ubwo byahaniramo ntabwo nubatse ati mura arimo bubatse n'abatubatse birumvikana se bande yaba ari ingaragu gusa ati bonsoir iyo ndirimbo uwo mukobwa umaze kuririmba idusubiramo wahapiye umwanya dufite ntabwo wabidukundira ko umuntu asubiramo indirimbo kabiri ati kandi arabizi ati turabakunda turabakurikiye ni witwa Remy arantu bita Rusumo Rusumo ku mupaka wa Tanzania yes ati hello royo ati nitwa Yves Nyamirambo mbwira abo barasta ngo ati ko mbakunda cyane Soliste Ja Rastafan
Rastafari. Aha, ati muraho, ati nitwa Mugabo, ndabashimiye kuko hari ibintu badushimishije cyane, baturirimbire Umurinsa sekera ndebe iyo nyinya. Murakoze cyane. Hanyuma ngira ngo ku bantu badukurikiye turaza no gutanga umurongo wa telefone kugira ngo hari byinshi mwifuza kubaza, ibibazo byanye n'ibikeya, impamvu mba nabazanye no kugira ngo bashobore kubataramira cyangwa se kuba babaha muzika, buri wese uko yiriwe yumve ko aze kurya mu mahoro, yumve ko aryamye neza, twabigizemo uruhare. Ati mwiriwe, ati ubundi butumwa undi muntu wereje hano, ati muraho neza. Ati mwiriwe, ati iyo bande ndayemera cyane, ati gaguti ubara ijoro ntibure kabyarawe. Ntabwibura. Twagiye katwigire muri muzika. Umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Gikundiro cyiza buri gitego mu rungano wowe nahisemo. Gikundiro cyiza uri gitego mu rungano wowe nahisemo. Umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Reka nkurotore izo naraye nkabije wowe nahisemo. Reka nkurotore izo naraye nkabije wowe nahisemo. Ngo twahuriye imbere ya kiliziya misa nk'urihumuje. Ngo twahuriye imbere ya kiliziya misa nk'urihumuje. Umoberana urukumbuzi rwinshi umutima wanjye uhita wika. Umoberana urukumbuzi rwinshi umutima wawe uhita wika. Umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Uko nguherekeje icyo kigarama cyose genda nkurondorera nkukunda. Uko nguherekeje icyo kigarama cyose genda nkurondorera amakuru yanjye. Uko nguherekeje icyo kigarama cyose genda nkurondorera amakuru yanjye. Nguroye mu maso ntiwabitahuye ahubwo waritaye. Nge nguroye mu maso ntiwabitahuye ahubwo waritaye. Umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira.
mbashe gusinzira 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 ibintu biri kugenda neza ariko umuntu badukurikiye harimo abantu batari seriye uzi umuntu reka nsome buno butumwa nawe uhita umbwira niba wabwandika ati mwiriwe ndashaka ko iyo bande yaturimbira indirimbo yitwa Andora Murora gusa sinzi niba ariko yitwa niba utazi ko ariko yitwa se urayinyandikira se ngo mbigenze gute ariko urumva yatuma hamagara basakanaririmbaho nta nanditse n'igika kimwe byibura ngo mpere aho ngaho Andora ibitekerezo inimba yitwa ibitekerezo Andora Murora we niko yitwa tu we Andora Murora muze kwimuha ati mwiriwe ati ni Eric Kicukiro ati ndabafana ati Meromani mumbarire baturirimbire Hello ya Adele niba bishoboka ati nibaza kujya hanze ati mwiriwe ngo kandasaba umwiza w'ibwana cyambwe ati murakoze cyane kumpa umurisa birumvikana nyine nabwiye ko ibyo mudusabye turagikora birumvikana ntago abantu bose barimo gusaba indirimbo hano nagaye ko twiyemeje kurara hano kandi nabwo byasaba n'amajoro nkanga ariko birumvikana ati muraho neza ati mwakoze cyane kumpa iyo ndirimbo nari nabasabye ati bishobotse ati indirimbo yitwa Kibera Inka thanks ati cyangwa se indirimbo ubutumwa ntabwo bwahise burangira reka kugira ngo ukore ubutumwa bumaze kuba bwinshi reka nsabe nimero tube tuyisimbuje yo guhamagara kugira ngo noneho abantu bifuza kugira icyo muganira nabo ati mwiriwe ati ndi Fani ati bande irashoboye baduhe igitondo cya Noheli gusa hari ikibazo cyiza kireba bande kiva kiti bande kugeza amagingo arimo abantu bangahe bande iragutse kuko icyo ndi kubonaho nuko nawe afite icyifuzo cyo kuba yaza muri bande nta kibazo ni karibu rwose ubwo muri mutegura nimero muri muze gutanga ariko ntago arabashaka kujya muri bande gusa n'abayishaka mu bindi bikorwa runaka ko niba muvuga ngo barashoboye birumvikana ati baze kwibuka ati namba zabo ndetse n'aho babarizwa ati namba zabo n'aho babarizwa aho mubarizwa namba turazi kuzitanga dusoza cyangwa telefone itari hano ariko mwayitanga kuko hano byo twahita duhagarara mukoresha iyihe nimero ugafata agapapuro nta kibazo hari 078 iyo niyo nimero y'akazi abona abakinnyi baba 078 yego 44 07 8 8 5 9 4 abashaka iyanjye ubwo babandi bayibazaga yewe ndi n'ingaragu ni 07 8 14 74 3 ukabira birangije rero ati abo bantu Imana irakunda cyane kandi Imana ibarinde ati abo bantu ati baze kuduha mwiriwe gikundiro ya Makanyaga ati suhuza cyane Meloman ati nitwa Kamara ndashaka ubara ijoro mumfashe mu iyi ni mamaze kwisaba ari benshi cyane ndabona ko nimero yo guhamagara amaze kwishira kuri screen kugira ngo namwe mwifuza gusanga ibitekerezo na Meloman Band tubigendemo neza mubahe ubara ijoro hanyuma dukomeze yego muvandimwe wanjye ubara ijoro uracyakomaho natwe ino ngaha turaho uretse ko tutazaga kuru kawe uzagira ugaruka ubara ijoro
twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye wagiye uvuga kugiye gupagasa none imyaka isaze 30 i Buganda niyo abaheza te rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda i Buganda niyo abaheza te rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye umukecuru n'umusaza bose barashaje bajyanye agahinda ko kutamenya ibyawe uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye wasize turi bitambambuga none ubu twese turubatse u Rwanda rwabonye ubwigenge ubu ni igihugu cy'amahoro bakuru bawe baruzukuruje ntiwabamenye imvi n'uruyenzi bakuru bawe baruzukuruje ntiwabamenye imvi n'uruyenzi uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye aherutse kuza inkuru itubwira ko ngo iyubaha habaye intambara abantu ngo bakwiriye imishwaro wowe saho yaragusize nibasukiriye ubara ijoro rwose twandikire dushire intimba nibasukiriye ubara ijoro watwandikiye tugashira intimba uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye umukecuru n'umusaza bose barashaje bajyanye agahinda ko kutamenya ibyawe mwumvise ibaye wana nari nakomeje ngewe buriya bano bakomeza gucuranga nyine komeza nkaririmba ati muraho neza ati hano hari ikiraka kibonetse wana we munshake nshatse nawe muhuza cyangwa nkibimwe ati ngoboka ati murakoze cyane atubwire baduhe oya ni umuntu ushaka ko mumurimbira mu bukwe ati ngoboka batubwire baduhe indirimbo yitwa zirikana hano hanze hari ikibazo rero cy'inyito z'indirimbo uzi hano umunanda ati umva di zirikana ati yuko ntago mbega abantu bafatamo amagambo amwe y'indirimbo ibindi bigahwaniramo ati muraho neza ati nitwa Philbert Kimironko ati mwakoze cyane ati ngoboka mwiriwe iyo bandi irabizi rwose yaturugeje batubwire baturimbe indirimbo ya Makanyaga yitwa Rugori Rwera ati sinibuka nyirayo muramukoze indirimbo ntago ari ya Makanyaga ariko
Iyangabo. Ati muraho neza, ati iyi niyo iri gukora simbizi ngira ngo ubutumwa ntago buje. Sinzi hari umuntu ku murongo wa telefone twamwakira kugira ngo tube turetse buno butumwa kubwo ni bwinshi. Harimo Gaga, harimo Claude, harimo Last Mike, harimo Chimeza, harimo Kanguru. Yes, Chantal. Nishizemo Jeannette byaturutse hera. Allo, hari umuntu ku murongo wa telefone. Allo? Mwiriwe. Muraho neza? Yego turakwakiriye. Nitwa Jacques. Yego Jacques, murahagana he? Kimisagara. Kimisagara barakumva. Nsuriza Rasta Kimeza cyane. Reka bamugutereho zoom agupepera ubundi. Utuze na Chantal. Chantal arakumva. Akwikirije cyane. Indirimbo y'abarashe. Indirimbo y'abarashe. Baducuranga indirimbo imwe y'abarashe. Ishaka bisa nkurikije ukuntu bari kugusoza ushobora kuwucuranga umwironge muri Meloband. Ukaba wasigaye. Turaziranye bose. Yego. Cyangwa badoye n'amaguru n'ibivuga. Babahe? Maguru. Ngurwari yo muri izo maguru we. Zone maguru iracyabaho wa? Ndi munyeruka kera cyane. Yes, murakoze cyane. Kaduhe n'umwanya abandi nabo bahamagare. Sawa muto mwiza. Murakoze cyane. Twakwakira undi muntu ariko ati yewe ngo kwatubira ryoshye atari ko mfite ikibazo ati muzongera umwanya kabisa hari indi ngo muzongera umwanya ahari uyu nguyu ngo arantu bita mu Nzove. Uyu arasaba indirimbo yitwa ngo Shomura, murayizi? Katwakira undi muntu shaka ari igihe burayi. Allo? Oui. Muraho neza. Muraho twabakiriye. Nitwa Albert ndi Cyangugu. Yego muri Cyangugu, yego. Mu karere ka Nyamasheke. Yego twabakiriye. Iyo groupe rwose n'abahanga cyane. Ndashaka rero baducurangira indirimbo yitwa Kuva nde nkivuka. Iyo ngiye niyo batangiriyeho disi. Niyo batangiriyeho? Ariko ishobora kuba nkaho ngaho bitarabageraho, ishobora kuba igeze nka Nyungwe. Igeze muri Nyungwe. Yego, ariko ari nk'indi wifuza kuko biturutse n'ahantu uherereye. Ishiraniro. Wishiraniro? Ngagura koraho. Ishiraniro. Reka wayigoye kabisa Nyamasheke ni kure. Mubwire Kanguru ari uririmba. Mbaye. Kanguru muzi afite base. Yasemo kujya mu gikoni. Nzabakodesha rwose bancurangire mu bukwe bwanjye. Urakoze cyane. Cyango guja. Ako Rwanda yaraje muhumure ntabwo ari imara. Urakoze cyane. Yes, reka hari undi muntu ku murongo watumwe telefone twamwakira ariko Claude ntimwibagirwe kuducurangira Nyirabasare. Simbizi ubundi nzajya nzana n'umwanditsi. Ubundi groupe igizana n'umwanditsi wo kwandika. Ati Nyirabasare ati muramukoze cyane. Ati mwiriwe neza. Allo? Allo? Oui, muraho neza. Muraho cyane n'amahoro. Yego turahabumva. Reka babereka batumirwa turi kumwe ngewe bamvane kuri screen. Ko ngiye muranze. Mwapepe abantu bazukurikiye. Jama Safawa. Rasta uherereyeho we. Masabo mujya mumenyera? Masabo mujya mumenya. Inde? Masabo Nyangezi. Masabo Nyangezi? Icyo ntabwo ari njye wagisubiza abo turi kumwe numva ba. Yego turamuzi umusaza. Uravuga ko wamuzi cyangwa babasha kuririmba indirimbo ze? Imwe mu ndirimbo za Masabo. Wumve nkome. Ngo barabirebaho. Biyaminiye kabisa.
yego murakoze. Murahagana he? Ndi Kayonza. Uri Kayonza? Yes. Sawa murakoze cyane. Umuntu w'Inyamasheke. Bimwe mu y'amasabo nahita mbahizana ku ijana. Bacuranze imwe y'amasabo. Nabahizana ku ijana. Nawe 95 hasigaye 5 y'amasabo. Wari wasigajemo 5? Yes. Okay. Ya. Murakoze cyane. Ati iyo bande irimba neza, twabasaga indirimbo yitwa abantu bari guhamagara se ikinyabupfura mu kabyara. Yitwa Umutesi wanjye nseko nziza, maso y'inyana. Yes, ni byiza. Ngaye ngoko rero umuntu w'Inyamasheke dusabye indirimbo. Ishiraniro. Ishiraniro. Umuntu uri kuri kamera amfashe azomenge. Bagiye kuduha ishiraniro. Umuntu uri kuri kamera amfashe Bogar. Uraza kumfasha, ndashaka kuzominga ino telefone ya muntu uri guhamagara kuri WhatsApp kugira ngo babone profile byabafasha. Ishiraniro Kanguruwa niyo bayisabye reka. Safite mikro. Ndayifatanya na Gaga. Nta kibazo rwose. Njyewe sinciye amazi. Indirimbo y'Inyamasheke shahi tubize cyuye. Mwana wanjye ko witeguye umutima uranangiye ugiye mu mujyi ubwo wabyiyemeje nakure kugende ariko umbabarire untege amatwi nugerayo uzasekirwa na benshi ariko murabo bose uzakirwa n'imbarwa gashukwe n'amatara yaka imituri mitature yengo ukeke ko ari paradizo gashukwe n'ibizungereza n'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima n'ibigezweho ibyo byose nagahu ishiraniro ibyo byose nagahu ishiraniro cyangwa umubyeyi umuvandimwe wa mbere na mbere yitwa ifaranga nugerayo sifuza gutaha ubura icyo cyura uretse ikimwaro ibigena bityo mbe mwana wanjye uzirinde kwa ndavura utugarukire vuba gashukwe n'amatara yaka imituri mitature yanjye ngukeke ko ari paradizo
abashukwe n'ibizungerezi n'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima ntigerweho ibyo byose ni agahu k'ishiraniro ibyo byose ni agahu k'ishiraniro ibyo byose ni agahu k'ishiraniro hagiye gukora gender balance. Umuntu wicaye hagati tugiye kumuha ijambo. Ningiye kubekinga nta wundi ni njye wenyine baducurangira cyane. Indoro semvuze izi. Aya muntu mbwiye ngo kiretse nimvuze induru. Yes. Twambuke tugende nta kibazo. Royal Live ni sans frontiere reka. So ya baba esalima pena yono komi mapasi ngana zate nako yana Kenya nayo kozwayo tozonga na Kinshasa ya Elodie mapasa lokumu ya fami oti wapi Allez danser. Susele kakabonde ko Toye bani bomwana Totamboli Kenya mobimba ngai nayo Nairobi Mombasa Nakulu Kisumu Toye bani
nakosonga na duni nakana ihobi ona salisa duni nakana ihobi nakosonga na duni nakosonga duni Milan Lobby stoppé, allez temporiser. Milan Lobby stoppé, allez temporiser. Vocal Lobby stoppé, allez temporiser. Loyalty Van Lobby stoppé, allez temporiser. Kanga photo, osai kamoke, bukakingo, kanga selfie. Écotité, 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 Juba, écotité, 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 écotité. Vimou, 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 she goes, and she goes. Vimou, 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 she goes, and she goes. Vimou, 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 she goes, and she goes. Milan Lobby stoppé, les empolisés. Loyalty Van Lobby stoppé, maman yo. Allez temporiser. Chuba. Dans la photo. On sait comme ok. Wow, byiza cyane. Nta kintu navuga. Reka hano dukurikire bivugira. Ku murongo wa telefone twakira abantu. Hari twamwakira. Arahari yaje, yahageze. Allo? Allo? Yes, ati murakoze cyane mu gihe twitegereje ubutumwa kadusome ubutumwa bwo buri kuza ari byinshi ati hello Royal Live ati ndashaka indirimbo hari umuntu wisubiye hatari umuntu warasabye indirimbo yitwa ngo mwiriwe yikundira amakanyaga ariko ati mu yamakanyaga mwe muyihoreye ndashaka lewanyika yitwa sinamakosa sinzi byabonye muri studio yavuga terekada sinamakosa Chantal Karame biraza kujyamo nta kibazo sawa ubwo itikurikiraho ngo ko bakaze ati muraho neza ati nabemeye cyane ariko mumpaye masabo byarusha imvura ati imvura yagwa indirimbo icuranga hano hanura imvura yagwa i Kigali ni Christine Nyagasani abane namwe irandirimbo iratuje kandi turi muri mood yo kubyina yabuze subije inyuma ibirometero byinshi cyane ati hello ati bansurize cyane ndi Kimironko yes ninde dusuhuza ati muraho neza ati uwo musoriste kabisa n'uwa mbere namwemeye ku murongo wa telefone ari umuntu ku murongo wa telefone twamwakira
ati mwiriwe neza, ati babwire igihe bacura, ati bambarire, ati bambwire igihe bacurangira kuri Classic Hotel, iminsi n'amasaha. Murakoze. Ni witwa Ariete. Ngo masaha igihe muri igihe mucuranga kuva saa moya kugera saa 5. Kuyihe minsi? Kuwa gatatu no kuwa kane no kuva saa moya kugera saa 5. Hanyuma kuwa kane no kuwa gatanu no kuwa gatandatu no kuva saa 2 kugera saa 6 z'ijoro. Hari umuntu ku murongo wa telefone. Halo? Yego. Mwiriwe neza, muragana he? Ni Claude Nyamirambo. Nyamirambo twagupepeye cyane. Yego. Abasore baraturyohereje bya tari. Ni babakwereke rwose. Aha. Ariko no mukobwa ndabona gashoboye. Aragashoboye. Merci beaucoup. Mu kanya araje muri sinamakosa. Nazo twiyereke. Yego, urakoze cyane. Bamugira umugoroba mwiza. Yego, namwe mugira umugoroba mwiza. Ku murongo wa telefone twakakira abandi bantu nka babiri, hanyuma tukajya muri sinamakosa muri Rabanyika. Batubwira ati masaba twe tumwihoreye tuze kwanza muri iyo mood. Allo? Ati mwiriwe neza, ati nitwa Miki, ati babwire ngo bararenze. Urakoze cyane nawe Miki kudukurikira. Ubundi butumwa ati bimeze bite, ati amakuru baduhe. Abantu baruhanya ndakurahiye. Oya. Uyu ngo ndamusubiza ntago ndi busome. Ati mwanyimye Anita Mukundwa. Sesamye. Ati mwiriwe, ati yo group izi indirimbo yitwa Anita Mukundwa. Ati bayiduhe, ati yo group, ati mwanyimye Anita Mukundwa kweli ntayo bazi cyangwa. Ati mwanyimye, ati nabemeye n'abahanga pe from Masumbuko. Umuntu ku murongo wa telefone twamwakira tukajya mu muziki. Nicyo cyatuzanye. Allo? Uraho neza ngo muraho azamura ijwi ryawe. Nitwa Vianney, twigeze guhura Kimisagara. Amazina uri Kimisagara nicyo numvise. Yego. Oya, twigeze kuhahurira. Yego Vianney. Ariko uwo mukobwa turi imbere sina makosa kabisa. Sina makosa. Ngaho bugiye umuherugari rero ayikorera. Bwana. Asiraza nini we. Abantu nk'abo nibo mbankunda, bazana n'igitero kimwe byibura nawe ugashiraho icya kabiri. Hari undi muntu ku murongo wa telefone. Twakwitabye. Allo? Sheki wacu wazamuye ijwi. Yitwa Nabiko. Kuvugane na Gagada. Imbire Nabikowa. Nabikowa. Sawa. Nta kibazo. Ubwo n'indirimbo ebyiri agiye gufatanya. Arabizi, turamwemera uwo mukobwa kuri Classic. Urakoze cyane. Duhamagaye uherereye he? Agize ishyoni wana. Biranze. Twigendere Chantal. Duhere kuri Nabikowa. Yes, twagiye. Nifuno molola. Chintu chori nobo chivuruga bechimala nekivako urwono papa newe jusasenga nakivako kwenzijukile ebiserebyo amaziga neganyunguka wanjoga nyo nange siri kudira tena kusonyo na nyemala ememe yange nekuta umutwala yanisobe na ila siri kudira nebuli kolonja wapisa mubirangele kuchawa byokulumo mutima lukebe Nabikowa nage kuchawa umutima lukebe
nabiko wanange wena kulala omukwano gujute wapita fala waloza ndibe nobela botyongo ndibaga songa banego batoko nimutoelamba kubanyo wasubyana bingi nnyo byendaba wali wavuke komera jenti abalungi bange ndifuna omulola kandonye tebampima kukweza bala tebatuka ne buli kolota wapisa bubinange nekuchawa nokuluma omutima olukende nabiko wanage ne buli kolota wapisa bubinange nekuchawa nokuluma omutima olukende nabiko wanage kata omutima gwange gukuluma nnyo wamalira wonavabo jenakoma okwagala ennyo jenakoma okuchawa niba wapisamu amaziga manja gakulukuta ozinga kuteta lumsi zakukudira nononera nekuchawa omutima lukede nabiko wanange nekuchawa nabiko wanange sina makosa ayo lilo oh mama asila zanini we bona asila zanini we bona wataka kuniua bule bona wataka kuniua bule bona yule si wako na misi wangu chukia nini kati yangu mimi na wewe chukia nini kati yangu mimi na wewe nasema sina makosa we Bwana sina makosa we Bwana sina makosa we Bwana sina makosa we Bwana sina makosa hey.
lile lilo oh mama hasira za nini we Bwana hasira za nini we Bwana wataka kuniua bure Bwana wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani chukia nini kati yangu mimi na wewe chukia nini kati yangu mimi na wewe nasema sina makosa we Bwana hayo sina makosa we Bwana nasema sina makosa we Bwana sina makosa we Bwana sina makosa hey Juba Eba allez danser na Melomane Band hey makosa Bwana sina makosa Bwana sina makosa Bwana sina makosa. Thank you. Melomane Band nkuko murimo kureba iruhande rwanjye hari Claude, Rasmike, Chimeza, Gaga, Chantal, Kangoro kuri base. Baziste de la capitale. Urakoze cyane. Abantu benshi bakomeje kutweza ubutumwa bati mwakoze cyane kuba mwatuzaniye iyo band ati band nkizi ziba zikenewe ariko ikibazo bakibaza ngo iki band nkiyi itajya muri Guma Guma. Ese Guma Guma yabaye reference y'ibintu byose. Nyine band nyinyi nacuranga kandi gashimisha abantu muri muzika niko bimeze. Reka mu wundi butumwa abantu turimo turagenda tugana ku musozo cyane. Ati mwakoze cyane ati mwaduhaye indirimbo yo ntabwo yaje ubundi butumwa ati mwiriwe neza ati ni Isabelle ati ku Gisozi iyo groupe irabizi kabisa cyane baducuranyira akaririmbo kavuga ngo nazindutse kare cyane naje kubacura ndamwemeye urumva ko agerageza kubwa byura n'igika kimwe akandika texte mu gihe nyirayo atarayishira agaragara ati reka nyandike yose ati nazindutse kare cyane naje kubacurangira ngiye ngo na samputu yego ati mbega ukuntu bazi kubyina buretse uzirewe byo bakora mu kanya ahubwo ati mwakoze cyane ati murakoze ati ndabona ibyo turimo kureba kuri Royal TV ari bizima ati indirimbo yitwa abatazi by'urukundo ati muze kumenya ntibure hanyuma rero ngira ngo ati mwiriwe neza ati bande irahabona cyane ati ndemeye kuri Ekotite ati badukiniye se ku gasozi ka Rusoro cyangwa se Dativa uyu muntu afite sansi zitandukanye kuba ushobora kwemera kuri Ekotite ugatsaba Dativa zimana ntago zikunze kubaho ubundi zigira na bakeya ati mwiriwe cyane ati Chantal ati murakoze cyane ati kuba turimbi ati aze kudufasha aduhe mama ya Brenda ni Brenda yes ati muraho neza ati ndabasaba indirimbo
indirimbo zira ntabwo wazivamo. Reka ku murongo wa telefone mbaha abantu mwiganirire ubundi dusoze nk'uko twabitangiye neza muri muzika. Ku murongo wa telefone arahari, yahageze cyane. Alo alo aterarambiwe aragenda, reka aragaruka kandi haze cyangwa se haze n'undi. Alo muraho neza? Yego. Ese bigenze biti? Alo hari umuntu usomeye ngo sigaye ngira ubugugu ngo namwimye indirimbo. Alo ibintu irimo n'abazungu byarabananiye. Gabanya volume ya screen yawe. Ntabwo byakunda, ntabwo ushobora kwiyumva ngo unahamagare byose ngo bigende kimwe, ntabwo bikunda. Uyu muntu wambwiye ngo mfite ubugugu yasabye ihe ndirimbo mukabyarana. Alo Yes, witwa Antoine ati Remera, ati gusa ngewe byanshimishije cyane, nibakomereze aho. Ati Imana ishimwe. Uyu wari mu karere ka Gakenke, urumva ko twageze mu karere ka Gakenke. Ati abo basore n'inkumi twabakunze cyane. Mu karere ka Gakenke rero Royal TV ni yanyu, kandi ibyo tubagezaho tubigebagezaho kugira ngo namwe mwumve yuko ari TV cyangwa se ari iyanyu, kandi tubagezaho ibyo namwe mwifuza, bivuze ngo tuba twabagezeye ku ngingo. Reka twumve rero undi muntu ku murongo wa telefone. Mu gihe adahari rero dusoza, birumvikana dusigaje iminota 10, ariko birumvikana iyo minota 10 ndashaka ko dufite budget yo gusana hano hantu. Hari indirimbo badusabye kare, hari indirimbo badusabye kare ngoboka. Yego, nashaka niyo narimba igitero kimwe gusa, hanyuma turadugina abatazi by'urukundo. Ariko indirimbo bita Sindagira yigeze kwisaba yandika nabi, ariko ngayo nguko rero. Hanyuma nyango igihari kuboneka ku minsi ni yihe, kuko amasa none bari babampaye arimo kugenda. Iminsi turi kuri Classic Hotel guhera kuwa gatatu kugeza kuwa gatandatu. Guhera kuwa gatatu kugeza kuwa gatandatu. Yego. Kuwa gatatu ni kuva saa 1 tukageza saa 5. Kuwa gatanu kuwa gatandatu ni kuva saa 2 kugeza saa 6. Tuba turi hariya, aba hari ibintu byose bashobora gukenera, natwe duhari. Tususurutsa mu muziki, hari n'abandi bashinzwe kubasusurutsa mu nda. Murakoze. Yego, ngira ngo dusoza, ngira ngo basabye ku nimero abantu babonaho ni yihe? Yes. 078 yego 8 59 yego 44 yego karindwi na rimwe. Iyo ni nimero 078 8 5 9 4 yego. Nziruzi izo nimero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 71. Haraburaho rimwe. Ni 0 karindwi 88. Yes, ni izo mfite nizo. Ni 0 karindwi 88 51 44 71. Yes, nizo ngizo. Mwabwira iki abantu babanye natwe? Yego. Yego. Yego, reka baguhe mikro. Bari kumva uri kuvugira ahantu kure. Fata mikro. Yego. Nkuko baduhamagaye ari benshi, batweretse ko badukunze, babashigikiye. Kandi twabarangiye aho tuba turi. Yego. Ni kuri Classic Hotel hari ya Kicukiro. Utaragera Sonatube imbere ya station y'ibita Gashera, ariko ubu hari engine. Yego. Gaga yababwiye turi yo kuwa gatatu kuva saa 1 kugera saa 5. Yego. Kuwa kane kuva saa 1 kugera saa 5. Kuwa gatanu kuva saa 2 kugera saa 6. No kuwa gatandatu kuva saa 2 kugera saa 6. Yego. Ya kuri Classic. Izo saa 6 na saa 2 uri kuvuga ni zihe? Zijoro. Za ninjoro. Abantu babyukira ku muganda kumirwa da. Ni zijoro. Izijoro. Murakoze cyane. So reka nanyeshimira abantu bose twabanye. Twabanye burya y'abantu bafashe umwanya bakicara muri uyu mwanya, tuba turimo bagakurikira Royal TV. Birumvikana TV ni nyinshi, ariko ntekeza ko abashinzwe irondo banyuze nk'iwa bagasanga urimo kureba indi televiziyo itari Royal TV
bagushinja kubangamira umutekano mu mudugudu. So uyu mwanya rero turashimira buri wese wafashe umwanya akaba areba Royal TV. Nyene Claude Ngoboka buri wa kabiri na buri wa gatandatu tuba dufite Royal Live kuva kuri saa 3. Gusa mu biganiro bigiye bitandukanye bya Royal TV ko bigenda bisimburana, buri kimwe cyose kiryoshye ukwacyo kandi gifite n'umwihariko wacyo. Reka rero dushimire n'ubuyobozi bwa Royal TV. Asigaye namwe turabashimira uruhare mugira mu gutanga ibitekerezo byanyu nibyo bituma ibiganiro dukora bibubaka kandi birushaho kugenda neza. Reka tubabwiye ngo murara haryana, tugiye gukora no stop. Nimubona saa 5 zigeze musubiriye mwaje muturuka, amasaha bampayeho ararangiye, batazongera kuba nyima. Bye bye. twitiye abantu bose badukurikiye kuri Royal TV. Murakoze. Mugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira, sinagusenze sinagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye, nonaho mbere y'ingeri y'urugo rwawe dandagara nkagandurwa n'abagenzi, itsamura nkikirizwa n'abahetse, nahindukira nkufate mu mugongo nkagangahagurwa n'ubwigunge naragijwe n'ubwigenge bwawe. Sinagira unsange dusabane nka kera utarasuka, kera nyikirira udasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza. Erega iwacu naho n'ahantu sinahangishijwe na ruzagayura, sinahunze amahoro y'akarande n'inkangu yo guhora siyo yanteruye. Sindi ikinege sindi n'ikinegu, sindi impunzi sindi n'imfubyi, sindi igicibwa hoya sindi n'icike, naje murushwe mu rugamba rw'urukundo rwo kubaka urwacu. Sinagira unsange dusabane nka kera utarasuka, kera nyikirira udasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza.
ndondogozi bamubaza uwo yahisemo ati nzamutsinda nk'abakuru nibwo agiye ageze iburiza yarizaba indondogozi bamubaza uwo yahisemo ati nzamutsinda nk'abakuru reka babasore bamurebe reka bamurebe bumirwe bamucurangira umuzika bamuhoza bamuhogera reka babasore bamurebe reka bamurebe bumirwe bamucurangira umuzika bamuhoza bamuhogera hari abatazi iby'urukundo we bavuga bo bihebeye yewe sineze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru hari abatazi iby'urukundo we bavuga bo bihebeye yewe sineze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru aho nawe twabaha irege hari abantu bashatse indirimbo ya rege Yeah. We give thanks and praises to the Most High Jah Rastafari. Selassie. Come together in G. One love, one heart. Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, One love, so shall be in the end. one heart. Give thanks and praise to the Lord, And I will feel alright. Say, let's get together and feel alright. oh, let them get all they eat. That they remark. One love, There is one question I really love to ask. one heart. Is there a place for the hopeless sinner? Or has all mankind just to save his own belief? One love, What about the one heart? one heart. What about love? Let's get together and feel alright. I'm reading to mankind. One love, one heart. Oh, Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. I give thanks and I praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel